mu minsi maze nicaye ese ubundi umugabo mwiza urira kumza umugore we amukorera ibyiza byose ugasanga umugore yabaye ingangazi shobotse no muri bagenzi babona adashobotse yarangiza guciringa n'umukobwa muganira aryamanye ariko ubumuzi urabizi ko nawe adashobotse sibye ko no kuryamana n'umuntu mutavuga ngo kugira ngo isi itanseka kugira ngo ntabe umusingo mama kugira ngo iwacu batavuga ngo banteye inda kugira ngo batagira gute ngenda mushatse urabizi ko nawe udashobotse ntiwari wamara kumenya ngo ese umugore ni iki mu isoko agura isombe n'ibiti byose aragenda ashyira nyina ateka ayizana mu gisorori uri muzima iri ingendo zidafite gahunda wumva witekerejeho ubanza uganirize mama mubwira uti nawe kandi koko nanjye numvaga mbakumbuye numvaga umuntu uri kurya mfite byinshi byo kubabwira ubwo rero ndabasuhuje cyane kandi ndabayambiriye bakunzi ba Sinewacu TV ntabwo twari duherukanye hari hashize igihe kinini nari mbakumbuye cyane kandi namwe ndabizi ko mwari munkumbuye ni ukuri iminsi yari myinshi mbese muri amahoro murashima Imana nanjye ndaho ndakomeye hari impamvu nyinshi zagiye zituma tutongera kubonana ariko ubu ngubu Imana yagiye kubishima ko twongera kubonana ubwo rero nje kongera kubaganira nk'ibisanzwe mbafitiye amakuru menshi kujyanye n'umuryango abizi ko aribyo dukunda kuganiraho cyane intego yacu no kugira ngo imiryango yacu ibe myiza kuko iyo umuryango ari mwiza igihugu kiba ari kizima isi yacu imeze neza n'abadukomokaho abavukira mu miryango myiza niyo mpamvu buri muntu wese aho ari hose aba akwiye kurwanya intambara ikomeye kugira ngo umuryango ube mwiza atari uwe gusa n'uwa bagenzi be kuko iyo urengeye inyungu zawe iz'abandi ukazibagirwa hari igihe usanga wabihombeyemo hari nk'umuntu uvuga ngo njyewe ngo abana banjye ngomba kubarera ngo nkabitaho ngo nkabaha ibibakwiriye byose ngo ariko aba bandi ntabwo bandeba ugasanga abana b'abavandimwe bawe ntibakureba ab'abaturanyi ntibakureba ese uwo mwana uri kurera amuha ibimukwiriye byose abandi ukabirengagiza wibwira yuko atazashaka ese wibwira ko azibana wenyine azagenda ku mashuri ahure n'abandi batahawe uburere kandi warabaciyeho bari mu mafuti ntubagira inama ya mico mibi bayanduze wa mwana wawe kandi waramureze neza usanga wakoreye ubusa noneho tuvuye no ku bana no ku bantu bakuru iyo utishimiye ko umuryango wa mugenzi wawe umera neza burya nawe uba utikunda kuko iyo umuryango w'umuturanyi utaguwe neza hari igihe wisanga nawe byagusatiriye ubu hanze hari imvugo zivuga ngo abagabo ni babi ugasanga abagore benshi bari kuvuga abagabo barananiranye ni babi izo mvugo zavuye he kuko hari uwabaye mubi akabura abamugira inama akaba yakwanduza abandi nabo bakaba babi ugasanga abantu babaye babi benshi cyangwa se ubu wabonye umubi akagenda arisansabiriza mu bandi ngo abantu bose ni babi kandi bose atari babi niyo mpamvu rero uko wita ku bana bawe ukwiye kwita no kuba abaturanyi no kubo abo muhuriye mu nzira kuko ntabwo ubuze aho umwana wazashaka ntabwo uzi aho abazatura ntabwo uzi aho azaba ashobora kuzaturana n'abantu babi kandi waramureze neza bikagorana rero tugire isi nziza irimo imiryango myiza duhereye ku bana no ku bashakanye ahanini twibanda ku bashakanye ariko n'abana ntabwo tubasiga inyuma murabizi cyane yuko abana ari u Rwanda rw'ejo n'ejo hazaza hacu twe turimo turasaza niyo mpamvu iyo tubanye neza mu miryango yacu burya tuba dutegura abana bacu kuzabana neza bakabanira n'abandi neza nuko rero nshuti zanjye nagira ngo mbibutse intego yacu mwayibutse rero uyu munsi ngiye kubaganiriza maze iminsi aho nari mperereye hose nagiye nganira n'abantu kubera njye nkunda umuryango aho ndi hose n'abantu tuganira ku bijyanye n'umuryango kuko umuryango ufite ibibazo bikomeye cyane umuryango warahagurukiwe kubera yuko Satani azi ko umuryango wangiritse
nyine ejo hazaza h'isi haba hashize, ejo hazaza h'igihugu cyacu haba harangiye. Ubwo rero mureke dukunde imiryango kandi tuyishyigikire, we kwishimira gusenya urugo rwa mugenzi wawe, ahubwo icyo ufite kugira ngo rukomere ushyireho umusanzu wawe. Rero maze iminsi numva ngenda nkasanga abagabo bati abagore babi baratunaniye, abagore bagiye kudusaza, abagore bagiye kudusaza. Naganira n'abagore n'abati abagabo bagiye kudusaza. Noneho ndicara ndibaza, ese koko abagabo bose ni babi babaye babi? Ese koko abagore koko twese turi babi? Icyo kibazo narakibajije, sinzi niba nawe ujya ukibazaho, ariko igisubizo naje kubonamo nuko mu bantu bose habamo abantu bose. Mu bagore habamo abagore beza, hakabamo n'abagore babi, no mu bagabo hakabamo abagabo beza n'abagabo babi. Rero ntabwo bivuze yuko abagabo bose bagiye bakaba babi, ntabwo bivuze ko abagore bose bagiye bakaba babi. Ese ni gute umuntu yisanga yabaye mubi, cyangwa ni gute yakora kugira ngo abe mwiza? Icyo kintu rero nicyo natekerejeho mu minsi maze nicaye. Ese ubundi umugabo mwiza umeze uti? Kuri jyewe numva umugabo mwiza ari ukunda umugore we. Ni nako Bibiliya yavuze, yaravuze ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. N'abagore Bibiliya Imana ibategeka yuko bakwiye kuganduka, bakagandukira abagabo babo. Rero iyo umugabo yakunze umugore we aba yabaye umugabo mwiza, kuko uwo ukunda ntumwifuriza ikibi, uwo ukunda ntiwamukubita, uwo ukunda ntiwamuraza ubusa, uwo ukunda ntabwo wabona ari kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo umwihorere, kuko umukunda. Urukundo ni igisobanuro gitangaje, ni igisobanuro kirekire cyane. Bibiliya yavuze ko rwihangana, rukababarira, ntiruhutireho, ukagira imbabazi n'ibindi byinshi. Ndabizi ko muri abasomyi ba Bibiliya murabizi. Rero umugabo iyo yakunze umugore we amukorera ibyiza byose umuntu akorera uwo akunda, kandi n'umugore wakunzwe ndabizi yuko iyo atari muri ba bandi babi navuze, kuko hari umunyarwanda wavuze ngo hari abantu ba nta munoza. Niyo mpamvu indirimbo ivuga ngo nta munoza ukunda iki. Hari uwo basiga amavuta aho kugira ngo ayinogereze, ahubwo akiyanduza. Hari uwo bakarabya akiyanduza. Uwo si we naje kuganiraho, nawe afite igihe cye, ariko ndi kwibwira ba bagore bashaka, bafite intego zo kubaka kandi bafite intego zo kugira imiryango myiza. Abo nibo nshaka kuganira nabo uyu munsi. Umugore mwiza wubaha umugabo akamugandukira, ariko azaganduka gute? Buriya urukundo rutuma ibintu byose bigenda neza. Ahantu hari urukundo ibintu byose biba amahoro. Iyo umugabo yagukunze bigutera imbaraga zo kumugandukira, bikagutera imbaraga zo kumwitaho, bikagutera n'imbaraga zo kubasha kurera abana. Ariko hari abagore ngo abagabo bahakeya, bakabakunda, bakabarinda, bakabagirira ibyo bakora byose, ugasanga umugore yabaye indangazi. Ubu ngubu ntabwo ndi bumuvugeho, nzamuvugaho ubutaha, ahubwo ndashaka kuvuga icyatuma abagabo baba beza. Umugabo ukunda umugore wawe. Ese wagiye kubaka ufite iyihe nshingano, ufite iyihe gahunda? Ese wabanje kubitekerezaho cyangwa ni ibintu byagutunguye ubyisanga? Hari abantu rero bashaka kubera imyaka ibacitse, abandi bagashaka kubera puresha y'ababyeyi, abandi bagashaka kubera babonye bagenzi babo bakoze ubukwe, kuvuga ngo reka nanjye ngo nanjye nakubaka, ngo nanjye nagirambagiza. Ashaka atari yiyumvamo ko akwiye kuba umugabo, atari yibonamo ko nawe ubwe ataremetse. Hari ukuntu umuntu aba atari muzima, nawe yiziho ko ari bizare mu bintu byose, ntashobotse, no muri bagenzi babona adashobotse, yarangiza ntabashe kubanza kwiyubaka ngo nawe ubwe abe muzima, agashaka kujya gushaka. Kandi noneho yajya gushaka agashaka ngo umukobwa muzima, ngo witonda, ngo utanywa inzoga, atari babandi bararana mu kabari, atari babandi basambana buri munsi, agashaka wa wundi atigeze agera. Iyo uzanye uwo muntu ntabwo ubuje kubaka urugo, ahubwo ubuje
kumubera ikisi, kumubera umuzigo, kumubera umutwaro, ntabwo uje kumuremamo ko yaba umugore mwiza, ahubwo uje kumwica mu mutwe, kuko nawe ubwawe wagiye gushaka utarabitekerejeho, cyangwa se wagize ibyago. Ni ibyago se buriya arasimbizi, sinzi ko nabivuga, ariko namwe muzagenda munyungura ibitekerezo muri komanteri. Hari n'ukuntu uwuciringa n'umukobwa muganira, kubera iterambere ririho ubu ngubu rituganisha mu bintu by'ibyaha cyane, ugasanga wa muntu muraryamanye, ariko ni wa wundi wishimiraga ko mwatemberana, ni wa wundi mwishimiraga ko mwajya gusangira inzoga, ni wa wundi mwishimiraga ko mwagirana ambiance, ariko ukaba utarigeze umubonamo indangagaciro zo kuba yakubera umugore, ko utigeze umubonamo indangagaciro zo kuba yaba umumama mwiza wabasha kurera abana bawe, ndetse wabasha guhagarara mu rugo nk'umubyeyi. Warangiza ukabugiza ibyago ukamutera inda, wamara kumutera inda avuga ati se uyu mwana wanjye ugiye kuvuka akavukira mu gasozi bizagenda gute? Ugafata umwanzuro wo kujya gushaka uwo muntu, kandi nawe urabizi neza n'umutima wawe ko uwo muntu atazakubera umugore wifuza, bitewe n'uko burya umuntu mugendana, umuntu muganira, umuntu musangira, uba umuzi, urabizi ko nawe adashobotse. Warangiza ukizirikaho icyo gisasu ngo kugira ngo umwana wawe atarerwa mu gasozi, ukamuzana nk'umugore mwiza. Ntabwo azaba mama mwiza urabizi, ntabwo azaba umugore mwiza urabizi. Warangiza ukaza ukangiza uwo mubyaye, nawe ukiyangiza, ukangiza n'abo muzabyara. Kuba wateye umuntu inda si igihamya cyerekana ko ukwiye kumugira umugore, sibye ko no kuryamana n'umuntu mutashakanye bidakwiye, ariko igihe byabaye banza utekereze, ese uyu muntu ateye inda afite indangagaciro za kinyarwanda? Ni umugore wavamo, ni umukobwa wavamo umugore? Ese yabasha kurera? Ese ubitekerezeho, wihubuka, wigendera kuri iyo pressure, kuko umwana wamurera ukamufasha, igihe cyane azagera ukazamuzana no mu rugo rwawe, ariko utashatse umuntu utizeye. Hari n'abakobwa baterwa inda n'abasore, agaterwa inda n'umusore nawe azi ko umusore ntacyo yimariye mu buzima bwe, ntacyo yimariye, ari wa wundi uhora aryamye utajya gushakisha ubuzima, cyangwa se yaba ari wa wundi yaba anakora, akaba ari wa wundi ubona amafaranga akayarya akayamara adateganyiriza ahazaza, ariko kuko nyine baryamanye yamuteye inda, akavuga ngo kugira ngo isi itanseka, kugira ngo ntabe umusingo mama, kugira ngo iwacu batavuga ngo banteye inda, kugira ngo batagira gute, ngenda mushatse. Inshuti yanjye, uwo muntu ushatse utarigeze umubonamo indangagaciro z'umugabo, ntabwo ari urugo ugiyemo, ahubwo ni ibibazo witayemo. Ushobora kutwita, ukabyara, ukarera, ugakomeza gahunda zawe n'inshingano zawe, kandi igihe cyagera ukazabona wa mugabo ugukwiriye ufite indangagaciro za kigabo, ukagenda mukubaka umuryango mwiza uzira amakimbirane, nawe kugira ngo ujye kwiyahura ku muntu ngo ni uko yaguteye inda. Kuba umuntu yaguteye inda si ihame ngo akugire umugore, nta nubwo ari ngombwa ngo umugire umugabo kandi ubona ko adakwiriye. Hari abana boshywa n'amarangamutima y'ubwana, nyine amaraso ya gisore, ukisanga baryamanye n'umuntu ariko ubona ko nawe adashobotse, wanyuze ukamwiyahuraho kugira ngo ababyeyi batavuga ngo watwaye inda, kugira ngo sosiyete tutakuvuga ko watwaye inda. Noneho tuzakuvugira rimwe, uzagenda ujya muri urwo rugo rukunanire, usanga utaye umutwe, uhavuranye ibikomere bikomeye, noneho ubanye n'abana barenze umwe, cyangwa se mugende municane kubera mwananiwe kugira gute ku bana. Rero urugo rwiza rukwiye kuba ari urugo rwatekerejweho mbere yo gushakana, ukabanza ukiyumvamo ko nkwiye kuba umugabo koko, ese nujuje ibisabwa kugira ngo ube umugabo, ese nkwiye kuba umugore? Nawe urabizi wa mukobwa, uraryama ukageza saa 4 z'amanywa, umukozi w'iwanyu niwe wandurura ku meza, niwe ukoropa, niwe woza ibyombo, ntushobora no kwifurira imyenda yawe, uruho kwirirwa uteretse inzara wisiga makeup, wireba ubwiza, wihindukiza buri munsi. Urabizi ko nawe udashobotse. Ntiwari wamara kumenya ngo ese umugore ni iki? Rega nabo bakozi niyo wari umukire, nabo bakozi bagera igihe bakagenda, cyane ko n'isi turimo turajyamo iragaragaza ko abakozi tutazabakoresha
imbere hazaza tutazaba dufite ubushobozi bwo gukoresha abakozi, nta n'abakozi bahari kuko abana bose bari kujya ku ishuri. Ese umunsi umukozi atazaba adahari, none hari umuntu wampaye story y'ukuntu umugabo yamubwiye ati rero uyu munsi uteke isombe, kuko atari azi guteka isombe ngo yayiryaga ari uko nyina yayimutekeye, nkajya mu isoko agura isombe n'ibiki byose aragenda ashyira nyina arateka ayizana mu gisorori. Uri muzima ujya gushaka ute utazi guteka? Ujya gushaka ute utazi gukora isuku mu nzu? Uri umuntu w'umukobwa, icyo gihe ntabwo urakura, ntabwo igihe cyo gushaka cyari cyagera, ntabwo ari ugupfa kubona umuntu ngo muragiye murabanye. Urugo si ahantu ugenda nawe udakomeye, kuko urugo ni ikindi gika cya kabiri cy'ubuzima mutangiye, butarimo mama, butarimo papa, butarimo sisa, butarimo brother, butakureba ngo uri bucura, butakureba ngo uri imfura, ugiye kurwana nabwo. Kandi kugira ngo urugo rwawe rumere neza ugomba kuba uri responsable. Inshingano zose z'urugo nawe bakoze uzi kuba managinga, uzi kumenya kubaha inshingano, uzi kubayobora, uzi kuyobora abo mu rugo rwawe. Ntuzi kwiyobora, urabyuka saa 4 ukabyukira muri telefone, ubundi ukitera makeup ukagenda ingendo zidafite gahunda, wirirwa guciringa n'inshuti zawe, barangiza babona sheri ngo ngiye kubaka. Ubwo rugo ntiruhare, ntabwo uzaba mama mwiza, ntabwo indangagaciro z'ababyeyi zifite, ntabwo indangagaciro z'abagore uzifite. Banza ujye muri ibyo byawe byaha uryoshye, igihe nikigera wumva witekerejeho, ubanza uganirize mama, mubwire uti ni gute naba umugore, ni gute naba umugabo. Noneho kandi ikindi uzashaka umuntu ukunda, umugabo uzashaka umuntu ukunda, ntuzashaka umuntu kuko wamukurikiye amafaranga, ntuzashaka umuntu kuko wamukurikiyeho imiryango, kuko hari igihe ibyo ugera mu rugo mugeze mu gihe cyanyu aho mwiganira, aho mubana mwenyine, ugasanga ibyo ntibikora, hakaba hakora urukundo. Kandi umugabo utagukunda nta kibi na kimwe atagukorera. Nawe mukobwa ntuzibohe ku muhungu ngo nuko wamukunze cyane kandi ubona atagukunda, kuko Bibiliya yavuze ngo umugabo ukunda umugore, umugabo utagukunda nta cyiza azagukorera, ariko umugabo ugukunda azagukorera ibyiza byose kuko agize gute agukunda. Nawe mugore uzaganduka kuko wakunze iki umugabo. Rero uyu munsi ntabwo nshaka ko tuganira cyane ku bintu byinshi, nagira ngo mbahe ikaze kuri Cinewacu TV, uko mwagiye munyandikira kenshi kuri WhatsApp mumbwira ati twarakubuze, kandi koko nanjye numvaga mbakumbuye, numvaga umunwa uri kurya, mfite byinshi byo kubabwira. Ubwo rero muntize amatwi, muntize amaso, mukore subscribe, munshyigikire, munyereke ko mundi inyuma nanjye ntabe ku bwanyu. Mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha, ndabakunda, Imana ikandusha. Bye.